nta muntu wakubonye mwa ngo asubireyo nk'uko yaje, nta muntu wakubonye mwa ngo asubiraneyo ibyaha bye, nta muntu wakubonye mwa ngo asubiraneyo karandese, nta muntu wakubonye mwa ngo asubireyo akiboshwe, nta muntu wakubonye mwa ngo asubireyo adakize, nta muntu wakubonye mwa ngo asubiraneyo agahinda ke, nta muntu wakubonye mwa ngo asubiraneyo indwara ze. Abahuye nawe barakize, bakize indwara z'umubiri, bakize indwara z'umutima, ubuzima bwawe bwahinduwe nawe. Nta muntu wahuye nawe ngo agume mu ntege nkeya, nta muntu wahuye nawe ngo iby'isi bibe bikimubasha, nta muntu wahuye nawe ngo ananirwe kwinjira mu muhamagaro, nta muntu wahuye nawe ngo atahinduwe nawe mwami. Nta magambo dufite yo kubwira abantu, nta magambo yakwemeza, ariko turagushaka mwami w'abantu, mu kubaho kwawe utwishurire, mu kubaho kwawe udukoreho mwami w'abantu, mu kubaho kwawe tuhakirire, mu kubaho kwawe tuhabohokere, mu kubaho kwawe tumenye imigambi udufitiye, mu kubaho kwawe dusobanukirwe impano zacu, mu kubaho kwawe tube ekipe, mu kubaho kwawe twambikwe, mu kubaho kwawe duhagarare. Ayiwe amaboko yatendebutse asubizwa mu imbaraga, amavi yasukumaga yongera akomezwe mwami w'abami. Ibyaha byari bitwibasiye byamburwa imbaraga mu kubaho kwawe mwami. Twongere tuhagwiriza inyota yo kubana nawe, inyota yo kwiharirwa nawe, inyota yo gutindana nawe, ibihe byo gusenga bimugarukemo, igicaniro cyawe cyongere cyake, umutima wasenyutse wongere wubakwe, ubuzima bwasandaguritse bwongere buzuke mu kubaho kwawe Uwiteka Mana Nyiringabo.